Ikipe ya Rayon Sport ikomeje gutanga isomo rikomeye ku yandi makipe ndetse agashaka umubano hagati ya Rayon Sport ndetse n'andi makipe, dore ko nk'ikipe ituruka hariya mu gihugu cya Kenya, Gor Mahia, iyi ni ikipe yakinye na Rayon Sport haba kuri Gikundiro Days ndetse bagakina no muri Sekafa Kagame Cup kuri finali. Rero ikipe yandikiye ikipe ya Rayon Sport yishimira imyitwarire yayo n'uburyo bakinanye neza, ibintu bikaza kugenda neza ndetse bakaba banasabye Rayon Sport connection kubera uburyo yitwaye ndetse n'uburyo yagaragaye. Ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane kubona amakipe menshi akomeje kugenda asaba ubushuti ndetse asaba n'umubano ukomeye hagati y'ikipe ya Rayon Sport kubera uburyo yubatswe ndetse n'uburyo iyobowe n'abayobozi beza kandi batanga icyizere. Aho perezida w'ikipe ya Rayon Sport Murenzi Abdulahi yashimiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport uburyo twabanye mu gihe cya Sekafa Kagame Cup ndetse kugeza na n'ubu ngubu tukaba tukibanye, mukomeje kugenda mudushyigikira mu buryo bukomeye cyane, dore ko imikino yose ya Sekafa Kagame Cup yabaye abafana mwese mwaritabiriye mu buryo bukomeye cyane. Rero tubasaba ko n'ikindi gihe mwazongera kwitabira. Ubwo ni ubutumwa Murenzi Abdulahi yacishije ku rukuta rwe rwa X cyangwa se Twitter, ndetse hariho n'andi magambo yashizeho, nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Aho kandi imyitozo igikomeje, Rayon Sport yitegura ndetse ishaka amatsinda, dore ko ariyo ntego yacu dufite ndetse n'icyo kintu twiyemeje kugira ngo intego yacu tuzayigereho. Perezida wa Rayon Sport afatanyije n'umutoza Haringingo Francis baganiriye n'abakinnyi bababaza uburyo bameze ndetse n'uburyo barimo biyumva, ndetse abakinnyi bavuze ko bameze neza rwose, nta kibazo, biteguye kongera gutanga ibyishimo ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ndetse kandi turaza no kugenda tuganira utuntu n'utundi mu kipe ya Rayon Sport. Ese ni ayahe makuru arimo kugenda avugwa ndetse n'ibihe bintu Rayon Sport yaba iri gutegurira abakunzi bayo? Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utacucikanwa n'amakuru tugenda tugutegurira mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda rwose irushaho kuba nziza, ibintu bigenda neza 5/5, aho ikipe ya Gor Mahia yasabye umubano ukomeye cyane hagati ya Rayon Sport ndetse nayo kubera uburyo Rayon Sport yubatswe ndetse n'uburyo bimeze neza. Ikipe ya Gor Mahia ituruka hariya mu gihugu cya Kenya yavuze ko Rayon Sport niyo kipe yitwaye neza ndetse inashimira n'uburyo yagiye yitwara mu mikino ndetse n'uburyo ubuyobozi bwayo bugenda buyishyigikira. Ikipe ya Gor Mahia yavuze ko yabonye utuntu twinshi ku bakinnyi ba Rayon Sport ndetse n'abafana. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko Rayon Sport niyo yonyine igenda ibikora. Gor Mahia yavuze ko abafana b'ikipe ya Rayon Sport ari bo bafana ba mbere yabonye, ndetse niyo kipe yabonye igira abafana koko, n'abatari abafana, ikagira abana, ikagira abasaza, ikagira abakecuru, ikagira n'urubyiruko, ndetse ugasanga ingeri zose zirimo, kuko Rayon niyo kipe yonyine ifanwa ku isi ifite rwose abafana benshi ugereranyije n'amakipe ya hano muri Afurika. Usanga
amakipe agira abafana benshi rwose nayo. Gor Mahia rero yasabye umubano ukomeye cyane na Rayon Sport, ndetse no mu kugira ngo baje batizanya n'abakinnyi mu gihe bibaye ngombwa, kumva ko rero Rayon Sport irongera ibe Rayon Sport, noneho nta kipe izongera kwihangara, nta kipe izongera kuba yashaka ico yafata mu kipe ya Rayon Sport. Murenzi Abdulahi, perezida w'ikipe ya Rayon Sport, yashimiye abakunzi ba Rayon Sport uburyo bitwaye muri Sekafa Kagame Cup rwose mpaka irangiye. Ni ibintu by'agaciro gakomeye, ni ibintu byagenze neza, ndetse ni ibintu byashimishije buri umwe wese, ndetse anashimira n'abagize uruhare mu gutanga ndetse no mu gukanda akanyenyeri nk'ibisanzwe. Muzakomerezaho bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo twubake Rayon Sport y'ejo hazaza, Rayon Sport ifite umumaro ndetse izagira n'inyungu ku bana bacu ndetse no ku rubyiruko rwacu. Aho umutoza Haringingo Francis akomeje kugenda akoresha imyitozo yitegura, ndetse nawe avuga ko yiteguye neza, abakinnyi be bameze neza, dore ko bahashize iminsi hafi icyumweru kirimo kugera abakinnyi bakoze imyitozo, ndetse nk'ibisanzwe rero Rayon yo irimo iritegura neza cyane, nta kibazo ifite, ndetse n'uwayitungura akaba yayibwira ngo ngwino dukine, rwose iriteguye, ndetse kandi yiteguye kuba yakora ibishoboka byose igatsinda uwo mukino, kuko ibintu bimeze neza, abakinnyi bameze neza, nta kibazo. Ibi bintu byose bisabwa kugenda babibonera ku gihe nk'ibintu bisanzwe. Ni Rayon 50